penifose tuterebeya endikitangua ralasha idikuwa dobinistangua elawirishada enikinistada dore kostifom dore ngiyi minzani igiye kugera ku bantu bagiye batandukanye. Abantu ni mube maso kubera ko igihe gikomeye dore kibayeho. Shalabalagidi minister nimanga elitabakosa penifose nimanga dore sherikotegay je kunyura dima mu marembo agiye atandukanye. Elitalabanga enikosi kaigada ndaje emilitari gada enikosima dore bikugeseho ayo mandikosa ya gada shedi minisaya endikosa elipenifo tutere igikosegada bikudimase ayidikosa ndavuga minisase vuza imanda ya nyuma kubera ko binya nje kuri shayigada elitakosa ngeze kuri buri mwe wese ngeze ku muntu wese zenimanga waba urubyiruko yaba ukuze nukiri muto dore umweyo wala costa ukunyuzeho nkunyuzeho penimanga kosirigaye elirishayidi kuta undi kosirimanga nkunyuzeho yewe munyange sombi. Bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo ku migabane itandukanye mukamudukurikiye muri kano kanya turabasuhuje twifurije umugisha w'Imana, twifurije ineza y'Imana. Imana reka mvuge ngo Imana ibagiriye neza, bagomba kurengerwa Imana ibarengere. Mbaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi ndi kumwe na Prophet Daniel niwe tugiye kubana muri kano kanya, reka tumuhe ikaze. Daniel turagusuhuje. Murakoze cyane, turabishimiye kandi twishimiye kaze muduhaye. Imana ibaha umugisha yo idahwema kutugirira ikizere tukaguma mu murimo wayo. Imana ishimwe. Murakoze. Imana ishimwe cyane. Twishimiye Imana ko igushuje ko bubonetse. Imana ibihererwe icyubahiro. Amen. Wambaye neza ariko hagati aho ngaho. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Daniel reka tugusore neho usuhuze abaduteze amatwi muri kano kanya. Murakoze cyane, ndasuhuza isi yose muri rusange inkurikiye, abari ahatandukanye, abari mu Rwanda, abari ku migabane igiye itandukanye, i Burayi, muri Afurika yose ndabasuhuje. Mvuge ngo ndabakunda cyane, urukundo rutagira uburyarya. Aburyarya mfite ndabakunda, Imana irabizi ko mbakunda. Rero Imana ishimwe, Imana ibaha umugisha. Namwe mudahwema kungaragariza urukundo, mukampamagara, abaca mu gikari bakangaragariza urukundo. Namwe mudahwema gushigikira irivuga butumwa dukora. Nukuri muri abagaciro, ntabwo nabura kubashima. Irivuga butumwa hari bisabwa byinshi, hari bikenerwa byinshi, tuba dukeneye inkunga zanyu, abatera nkunga batandukanye. Nukuri izo mubiba muzabisarura, kandi Imana data nkorera ndabizi neza ko izabagororera. Kijambo ryaravuze ngo icyo ubiba uzagisarura. Rero ndabakunda cyane iyo mungaragariza urukundo, munyereka ko turi kumwe kugira ngo umutima ukomeze ukomere ndetse n'umubiri ugira imbaraga. Byose ndabikesha mwe kubwo kumvira ijwi ry'Imana, kubwo kumvira Imana. Imana ibaha umugisha. Amen. Hari abitanga bakangurira amazi bingeraho. Nukuri imirimo mukora yose Imana izayibahembera. Burya uwaguhaye gatoya aba yaguhana kanini. Rero icyo wabize Imana izakiguhera umugisha. Mwese nshuti zanjye, bakunzi bakurikira ubutumwa bwiza, bakunzi ba Kristo, mwebwe mukunda Kristo utuye muri ngewe, Imana ibaha umugisha, ibahe kurama, muramire kubona ubugingo buhoraho. Imibiri yanyu ndetse n'ubugingo bwanyu burarindwa n'Uwiteka mu izina rya Yesu, kandi amazina yanyu ahore yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Muzatuye nizeye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana ibaha umugisha, iguhe umugisha mwinshi cyane utagabanije.
nshuti bavandimwe duteze amatwi muri kano kanya n'uyu Daniel tugiye kubana nawe reka mbasabe kugira ngo mubaye natwe muri icyo kiganiro dutangirane kandi dusozanye tuze gusangira twese tuze kugabana umugisha wabumvishe ijambo ry'Imana. Ben Poko kuri muvugana kuri mikoro niwe uri kubaha ikaze. Reka nsabe rero Daniel asenga Imana, namara gusenga Imana uko mukamuyobora agenda uko nguko. Ni karibu Daniel. Mana data, Mana yampamagaye, Mana yantoranije kugira ngo mbe umuhanuzi uhanurira amahanga yose. Urantoranya ntacyo unciye, ntabwo warebye kavukire, ntabwo warebye inkomoko, na kimwe washingiyeho, ariko urukundo rwawe wakunze abari mu isi nizo zatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizere atarimbuka ahubwo ubugingo. Kizere wangiriye cyo kuntoranya ukangabira umurimo. Mana data ndagushimiye, n'ubu naje hano kubw'umugambi wawe. Ni wowe wanzanye ngwino ukore icyo wagambiriye gukora. Abaduteze amatwi ntibabone nje, babone wowe. Babonye nderya Daniel ntabwo bakwizera, ariko nibabona wowe barizera. Ntibumve Daniel, bumve wowe, bumve icyo umwuka abwira amatorero mugenzi. Ukore ku mutima wa buri umwe wese, unyeganyeze buri mutima wose unkurikiye. Buri muntu wese mwana akangukire kumva ndetse no kumvira icyo wowe ugiye gutangaza mu mahanga yose. Unyeganyeze imitima y'abazungu n'abirabura, unyeganyeze imitima y'abize n'abatarize, bumve icyo umwuka benarakosa dinistance kota egad, bumve icyo umwuka abwira amatorero. Ijambo ryaravuze ngo unesha azambikwa ikamba. Ni tansi urakoze kumbwiye kuri mwenange binanse kori wirishada teradilanse kodifo endi tarasikinima. Urakoze mwana, urakoze mukiza. Hari indirimbo ya 409 turaririmbaho ibitero bikeya, ahandi ninjire mu dimanse mu ijambo ry'Imana ry'ubutumwa kuko Imana yari impaye. Yego. Yesara duhamagara ati ni muzukubu ibisa rurwabireze unsarurira ninde. Uhamagawe na Yesu ni wowe ubwabashaka umwitabisha umutima utimwa munyakire. Uhamagawe na Yesu ni wowe ubwabashaka umwitabisha umutima utimwa munyakire. Nubwo ntuzahere kure cyane wamamaza ibya Yesu, abaguye bari hafi n'abazimiye nabo. Muri muragutota dufite umwete muke, n'uburi ry'umusange uti mwami mfasha ubu. Muri muradutota dufite umwete muke, n'uburi ry'umusange uti mwami unyakire. Ubwo utazi gushomoka kuko utari umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira.
ujye bwira abandi bose izo yagukoreye, nukumwinginga gufashe uti mwami nyigisha. Ujye ubwira abandi bose izo yagukoreye, nukumwinginga gufashe mwami nyigisha. Hiditaradimase atabo Reniwasikinima Bana Shaladilase kwananiwe Kita Sika Nifo Melila Titala Sika Nifo Bina Landiko Talasiwa Tikita Telasima Hendi Kitalasifo Bina Wili Talama Ngoko Sika Igata Shadi Taladi Kosa Peni Wili Stadi Mili Matangua Shenila Dikinista Penasifome Mendiko Talawigata Imanika Sikidiba Sheloti Kopenimanga Imandiko Tala Sayagata Sheli Tala Diministase fo Donita na minista kuwa egata Imani kinista Trasifobe Yendi kosa Peki talagata Mandi kosha dima Pila siwa diko Rindi tandikosa egata Pila diwasima Hendi kostigata Jeni koti Taliban segome Hewila dinatia egata Pela dikista Shaliwa ti Taliban sima Donikoti kasha egata Helida dimasefo Pinasifo Benikosa egom Randi kota ibanse Imani kasi sinima Ikadi kota manga Peladi wasika Totika sinimanga La 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 Elelele talimase Pinikosa egada Randi kosiniwa Peladi tasemanda Pinikosikada Ranliwatika Penistifo mandikoyasika La 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 Helatika siwini manga Penifose egada Endikotangua egome Imani kinistase kuwa Penasifome Ikadi wirisayigata Enitandikosinima Ikandikotifosa Ikandika ayamandiko Binisti kinifome Riwiri tanse kuwa egata Shandi tanima Tope nifose regata Haidi kinistanse manda Hatindu witeka Benasi nifome Hati kandidore Jeni gisonse manga Dereje kugenderera Burime wese Hati kuberako Abantu difosema Nababwiye keshi bakomeza kunangira imitima hatari kodimasefo. Iki ni igihe cy'ishungurwa rikomeye rigeze ku muntu wese. Editasifonima doblele shahidi kuwa ati chini igihe ni kostirifome ati je kustifose je gusura umuntu wese kurwo ruhande ati kanije guhemba no guhana ni tanimase ati igihe kirageze kugira ngo buri wese yibarizwe izo yakoze ibidistance kuwa ndagera impande zose z'isi iriwi ritango wanga je guhana inkozi z'ibibi binasima yewe mujya irya nino wowe wafunze amatwi yawe kumva ntabwo ushaka kumva atari kimpanda ya nyuma dore iravuzwe niko Uwiteka avuze. Shedi kosadima penita
shandikini stase riradikini shada tutela minimase mandikoya zodikini fosa tutela kosi kadigata ngavuga ngo dori bristase manda je dimase je guhana mu mirwi igiye itandukanye je gudimase ma je kudifose je gukubita ababaza kubera ko binimo abantu barangomeye baze kumvira ijambo ryanjye ntago bazitaho binitani gata ndaburira umuntu wese shediri kadimase kuko igihe kiraje kandi kirasohoye haturwo binistase bamwe bagiye gutaka bakabura ubatabara mu gihe cy'uburakari bwanjye bukomeye bugiye kuba mu isi yose ni ku Uwiteka avuga. tutela kosima benala sariganda ati yewe binistesefo wihaye kunistanse kunangira ijwi ryanjye ndavuze ngo dikote fose ati igihe kiraje ati nta byisobanuro umuntu wese azabona ati kubera ko binifo rine sirigada ati nistanse urusaku no gutaka penifosima byabamwe bigiye kubabera ubusa kubera ko igihe nabacyayiye ntabwo kumva bumvishe ni ku Uwiteka avuga. Mana kubera iki rina dikosima randikini shada ropeni fose tuterebeya endikitangua ralasha idikuwa dobini stangua elawiri shada enikini stada dore kostifom dore ngiyi minzani igiye kugera ku bantu bagiye batandukanye. Abantu ni mube maso kubera ko igihe gikomeye dore kibayeho sharabalagidimini stani manga eli tarakosa penifosi ni manga dore sherikote gai je kunyura dima mu marembo agiye atandukanye ati kandi je gusura umuntu wese heli talabi nistanga nikitase ati ndaranguruye penimo sirigada ufite umwete wumva yumve heli sirigaya utesha agaciro izanjye aguma bitesha agaciro kuko igihe terasirigaya kitefosirimanda cyo kuvuzwamo urusaku rutari urwo kuvuza impundu heli talabi manga turubayeho ni ku Uwiteka avuze. Jelitanima penikosima halalawilitaya enitange kosa doreje gukubura eni penifose jenikinimanga umuntu wese awuri hose eritaya gada mugezeho uzarengerwa nuwaze kwiyanduza akaba mu mwanya mushakamo ni ku Uwiteka avuze. Penistirigada enikinifo ralasharigada elitalabanga enikosikaigada ndaje emilitarigada enikosima dore bikugezeho ayo mandikosa yagada shedi militaya endikosa elipenifo tuteregikosegada bikudimase aidikosa ndavuga milisase vuza imanda ya nyuma kubera ko binya elikorishada ndaje enitangua buri wese agiye kubazwa ibyo yakoze eniwiritangua ati penifome dore urutonde enikostigaya rwamaze gukorwa enikirishada kubera ko njye Uwiteka eniristanima je guhana inkozi z'ibibi atari kabamba imbere enishayiganda bazaba mu burinzi bwanjye iteka ntabwo bazanyeganyega enikosamanga we mana we Peladi wiritangua tandoko sirikata shabinifo endikota yaganda enistasefo elitandikosa shandikinimanga penifosa egome haririkotanima ati kandi bigiye kubanzirizwa n'abakomeye kubera ko nibo
bigiye kubanza gusohoraho hayidi wiristansema ati maze penifo nijire nangire mpane inkozi z'ibibi atari kuwemera kanyumvira hazaba amahoro masa. dore abantu barundarunze ibizira ndetse basa n'ibizira penifosema kubera umunuko w'ibyaha bikururiye ati kopenima atari kodikosta je gukubura enanda manga we mana we elalati kosafenia elashirimanga je gudikosta je gukubura je kubinistikonima je kuri shaigada elitakosa ngeze kuri buri mwe wese ngeze ku muntu wese zenimanga waba urubyiruko yaba ukuze nukiri muto dore umweyo wala kosta ukunyuzeho nkunyuzeho penimanga kosirigaye elirishayidi kuta undi kosirimanga nkunyuzeho yewe munyange sombi nkunyuzeho nagucyashye keshi munyabugugu we nkunyuzeho yewe wamwibonewe nkunyuzeho wamusambanyi we mandi koti kosirigada nawe nkunyuzeho edibinimanga randi kosi kaigada bigiye kumenyekana penasema randi kosirigada penimase hatuzasigara wakiranutse warinze dimase izo kwizera enimiritangwa azasigara avuga ngo uwiteka gusa niwe mana ati kubera ko enimishayigada ndiko tandigaragaje biramenyekanye hatuwezwa ni Yeswe kandi gosirigaye wanga kwihana hagume yandure kubera ko cyari igihe gikomeye gisohoye ku muntu wese. Ndumva byakunda ko nsoma nicaye nimba ntacyo bitwaye. Hari ijambo mpawe n'Imana riri hano muzayishuriwe Yohana, wamfasha mwene data. Izayishuwe ibice byaho ni 3 ku murongo waho wa 16 havuze gute? Kadusome mu izina rya Yesu Kristo ibyahishuriwe Yohana ibice 3 yego umurongo w'16 yego. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo yego. Nuko rero kuko urakazuyazi udakonje ntubire ngiye ubasenga ubuhari no mu banyamagambo ukaboneka mu basambanyi ukabuhari hose warivanze nta Imana ikubona uri mu kajagari ntabwo ukonje ntunabizi ariko Imana dekota ni force igiye kukuruka. Ntabwo izatinya ibigango byawe, ntabwo izatinya agatuza ndetse n'amashuri, ntabwo izatinya ubutuzi n'ibyamirenge. Imana igiye kukuruka. Ntacyo ufite cyo gushingira Imana yashingiraho kugira ngo ikurengere kubera ko ibyaha byawe byamaze kuba umunuko mu maso y'Imana, ariko ngiye kukuruka niko ijambo ry'Imana rivuze. Yego. Kuko uvuga uti ndi umukire, uravuga ngo narakize ndatuze ndi mwiza nsa neza ndazwi siranzi naramenyekanye, ariko nyamara ngiye kukuruka. Komeza usoma ariko nyamara utazi. kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze ndakaye ndatunganiwe ntacyo nkennye. Azi yuko uri umutindi wo kubabarirwa. Uri umutindi, wa mutindi we Imana igiye kukuruka. Wa mutindi we Imana igiye kukuruka. Ubusambanyi bwatumye umutindi, ubujura bwatumye umutindi mu maso y'Imana, ubwibone bwatumye umutindi mu maso y'Imana, ubujura bwatumye umutindi mu maso y'Imana, ariko yakubonye eligote kosi bose fo egad igiye kukuruka niko Imana ivuze. Kandi uri umukene n'impumyi ndetse uri impumyi, wabaye impumyi kubera ibyaha wanze kwihana, wabaye impumyi kubera ibizira byawe, ariko yakubonye abantu batakubonye ije kukuruka.
dore ndakugira inama wa mutindiwe, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda. nguraho izahabu yatunganijwe, ndahanimbe kostifodima, nguraho izahabu yatunganirijwe mu ruganda. ubone uko uba umutunzi. utunge. utuzi iki udafite Kristo? utuzi iki nta maraso ya Kristo ari muri wowe? ariko nutangura iyi zahabu ngo wikomeze kuri Kristo, womatane nawe, ngiye kukuruka emitandima. ndakugira inama none, nguraho izahabu yatunganijwe n'inama. ubone uko uba umutunzi. n'inama ya nyuma nkubwira, nguraho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi. kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo nguraho imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe. nguraho imyenda yera, iyambura uwo mwambaro wa Satani, iyambura umwambaro w'ubusambanyi, iyambura uwo mwambaro w'ubugome wambaye, uwo mwambaro mubi wambaye, wiyambure. ndakugira inama none, gusa niho nkubwira inama. ndakugira inama, ungureho uyu mwambaro kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe. bwiriza usiga kugira ngo uhabwe uyu mwambaro. bwiriza usiga mwene data, waba uri aho uri hose, umugabane waba uherereyeho wose, gira ibintu usiga, ubona umwambaro. dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo mpereze umuntu wese ibikwiye izo yakoze. hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abibone n'abakunda kubeshya bakabikora, niko ijambo rivuga. kandi ungureho menda kostika kugira ngo uhumuke. penase fo egada dikosi fo enasema. ndagushimiye Mana. beradi kosa egome, ayo mandiko rwose yadusobanurira. benifosa eniwa totiko egada dola dimase eniwa totika dishaigada tandiwa tiko tolasima tokikini fosa egada penandima sika egada tondiwa simini tangua mandiko tawa wirishata piko sibini wande eganda reli talasika difo. Imana igiye kugenderera abantu bose batuye isi, kandi Imana enita hari intebe zimwe na zimwe Imana igiye kubika kubw'agasuzuguro ko mu mutima k'abanyacyubahiro cyangwa se k'abanyagitinyiro. hari intebe zimwe Imana ije kubika. peniwasiki edgansi peladi masefo elitayagata. Imana igeze mu bitwa ngo ni abapasitori. Imana ije gukubita mu buryo bukomeye. hari abashumba benshi bakorera ku miti igiye itandukanye, ariko igihe kiraje nari Imana igiye kubageraho kubera ko zababaje Imana. donasi kinima peladi wansi rikita egata penifo. hari abaririmbyi bagiye kuboneka batumwe n'Imana. tonasi wirishata pekita riganima, ariko bazaririmba indirimbo ngufi, ariko abacuranzi bo bazaba benshi kurusha abaririmbyi, kubera ko Uwiteka agiye kugenderera amahanga yose. niko Imana imbwiye. nta kindi kizanye Imana, ni ukubera izaha abantu mwakoze mukanga kwihana. penita eniwa jenikostefo egada peniwasima. Imana igeze ku bacuruzi. abacuruzi mucuruza, hari icyo Imana ibagaya. namwe Imana enitansi igiye kubanira izo mwakoze. mugaragara bamwe nk'ibisambo mu maso y'Imana. penitayigada. Imana ije gukubita itababarira, niko Imana yambwiye.
mumandikota egata tansefonima bekosa egata renditanimasika zebinifome. Imisozi abantu bari batuyeho dore igiye kubihakana, ndetse Dimasi n'ubutaka bari badifosa bari barubatseho nabwo bugiye kubihakana, kuko Uwiteka Imana ashyizeho itegeko ryo guhanira umuntu wese ibyo yakoze. Imana ije guhana, ntabwo ari igihe cyo gukina, ahubwo Imana mitanguwa, Imana ije guhana. Niko Imana imbwiye. Benistasi, dore Imana igiye gushyira abantu mu bwugamo. Hari abantu Imana igiye guhisha bakiranutse bakanga kwiyanduza, Imana igiye kubashyira mu bwugamo. Imana igiye kubahisha ibiteye ubwoba, ntago bizabageraho. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo abantu bose nibahindukire kugira ngo distance babashe kubona ubuhungiro. Niko Uwiteka avuze. Dore Imana itariba tekosinima, hari imizani igiye kugera ku bantu, hari n'abagiye kujya baryama perasirigada, ariko guca ntibikunde. Penifosema, Imana irabwira abantu ngo bajye baryama biyejeje, kubera ko igihe gikomeye kibayeho. Imana kandi iravuze ngo abantu bajya bagenda basenze ndetse biyejeje, kubera ko nabwo igihe gikomeye kibayeho. Imana iravuze ngo penifosema, muntu ufite abana batoya jya uryama wabasengeye, kubera ko Satani agiye gutangira kujya yiba abana batoya. Ariko Imana nayo ije gucyura umugeni. Niko Imana ivuze. Mumandikosi egata, dore imandikota penifosima. Satani agiye guteza impanuka nyinshi mwa bino bihe. Zenira takosa, ndetse inkongi z'imiriro zigiye kubaho, impanuka z'uburyo butandukanye zigiye kuboneka. Peradimasi, impanuka si y'imodoka gusa, ahubwo impanuka z'uburyo butandukanye zigiye kubaho, kubera ko abantu basuzuguye itegeko ry'Imana. Kwihana no gucaho kw'Imana ntago bakwitaho. Perasika egada, dore Imana yasinye penitara yagada, umugambi w'Uwiteka ntawe uzawuvuguruza. Beratikos, ariko Imana iri kubwira abantu ngo bigenzure, biboneze. Uwasengaga ngo rimwe asenge kabiri, nawe utazi kwiyiriza ubusa utangire wiyirize. Kandi masefo penadikota, kandi distance, abumvira ijwi ry'Uwiteka bakaryitondera bakumva Imana. Penimasi, Imana iri kuvuga ngo larakosirigaye, mujye muba mufite ibihagije mu mazu yanyu, kubera ko igihe kitungurwa nacyo kigiye kubaho. Niko Uwiteka avuze. Murambikota egada, indunduro rasima ibayeho. Niko Imana yambwiye. Elita shenikosima benitandikota egome jedita egada tarasifo enima, ndakumva piwa enitanse kuwa egada raradi wasikita totika enima egome hewatika tolisika enitandikosa egada labinase manga owita kuwa egome pinifosi kadians manga kota egodia rali tasika enima. Nta muntu n'umwe Imana izatwara ideni. Enitasema egome, banyamasezerano mwe, nta muntu Imana izatwara mu ideni. Reba neza nimba amasezerano Imana yaguhaye warayakiranutsemo. Reba neza nimba amasezerano wahawe n'Imana warakiranutse, kubera ko dikostegata
enime tanguwa kosa, Imana iraje kandi igihe gikomeye kibayeho, ni kuwiteka Imana avuze. Peratikosima jenitansi, ngiye gusenga Imana, ngiye gusenga hayawiritase penatikosa meladikotase mana binifo reko taregada. Ubugingo bw'aba bantu sinzabubazwe Uwiteka, sinzabazwe ubugingo bwabo. Icyo wantegetse gukora ndagikoze, sinzabazwe ubugingo bwabo, sinzabazwe ubugingo bwabo. Penatikosema, ndagushimiye Mwami Yesu, ndagushimiye. Uri umunyembaraga, ushobora byose, nta kirogoye umugambi wawe mu isi no mu ijuru. Ndagushimiye uyu mwanya, ndagushimiye ko ushoboje gutambutsa ubu butumwa. Ubwo nabwo umpaye nzabutambutsa igihe cyose uzantuma. Yego, ndagushimiye. Amasengesho y'iminsi 3, yego nzayasenga Mwami. Elitani masika, ndakumva. Ngwino ugendere buri muntu wese, Mwuka Wera ashorere buno butumwa, uwo bugeraho bukore ku mutima we. Uwemera kumvira agahindukira agaca bugufi, umuhereza imbabazi, kuko uri umunyembabazi. Urakoze Kristo kugura urukundo n'imbabazi zawe. Amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Nawe Imana iguha umugisha ku butumwa bwiza utugejejeho. Imbaraga n'amavuta bikonekeho iminsi yose. Amen. Murakoze cyane. Sinzi nimba ikindi wabibagiye ngo tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cyangwa se ubutumwa bw'uyu munsi. Ndumva nta kindi, indi message Imana impaye integetse kuyisengera iminsi 3, nabwo nzazanye itambutse iyo minsi 3 ninyimara ndi mu masengesho. Murakoze cyane. Imana igumugisha, reka tuzasubire kandi ubutaha iyo minsi 3 nirangira kuyisinoza kuyisenga. Amen. Murakoze cyane. Nshuti muvandimwe ruteze amatwi muri kano kanya, twari turi kumwe na Prophet Daniel. Imana imukoresheje mu buryo tutari twiteguye, ariko kandi tugomba guha twiteguye. Wakoze kubana natwe rero. Buno butumwa numva bukureba, ugira ibyo ukosora cyangwa se ugira icyo ushishikira, Imana igushoboze. Tubashimiye ko mwabanye natwe. Reka dusubikirane ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, tuzasubukura ubutaha. Ibiganiro ku musaraba byo nakagaruka. Ciao ciao. Amen.